muraho neza kandi muraho ndabasuje cyane. Ni umukobwa wanyu Arisho AI TV show. Ndagarutse mu kiganiro. Abashize narabwiye ngo mumbabarire naratinze kubaha ikiganiro, ariko sigewe nari narwaye no sindamera neza, ariko ndashima Imana namwe ndetse mbasabira umugisha ku Mana. Imana ibaha umugisha. Ngarutse rero mu kiganiro n'ubundi cya kiganiro cyiza cyane kijyanye no kwita ku burezi ndetse n'uburere bw'abana bacu kugira ngo bakure barushaho kuba abana beza, ndetse noneho natwe twigiremo kumenya uko dushobora kubera abana bacu ababyeyi beza. Uyu munsi nje mu kiganiro gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umubyeyi mwiza ninde? Se ni utekereza? Se ni wowe mubyeyi mwiza? Aha, noneho rero tugiye kumenya ese ni ibiki biranga umubyeyi mwiza. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu 7 biranga umubyeyi mwiza. Uze kwisuzuma cyangwa se uze kureba neza niba nawe muri ibyo bintu 7 urimo. Hanyuma ndatangira mbasuhuza kandi nongera kubashimira ndetse nanabararikira gukurikirana ikiganiro. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, ukore ndetse like ndetse una sharing, hanyuma umpe na comment. Ndashimira abantu kandi bakomeje kumpa ibitekerezo byo kugira ngo turusheho kwagura uyu muyoboro kugira ngo ubutumwa burusheho kugera ku bantu benshi. Wowe rero niba warigeze kwibaza ngo ese umubyeyi mwiza ninde? Iyi video ni yawe, ntigucike, yikurikirane kuko urakuramo inyigisho nyinshi. Umubyeyi mwiza ninde mu by'ukuri? Ikintu cya mbere, umubyeyi mwiza ni umubyeyi uha umwanya umwana akamwumva. Icyo nicyo kintu cya mbere kiranga umubyeyi mwiza, uha umwanya umwana akamwumva mbere yo kumucira urubanza. Ni ukuvuga ngo abana bacu hari igihe bakora amakosa, ariko ntitubanze kumenya ese ni iki cyamuteye gukora aya makosa. Icyo gihe rero iyo utabanje kumenya impamvu y'icyabimuteye, mu by'ukuri ushobora kwihuta ukamucira urubanza kandi nyamara hari icyari cyatumye akora iryo kosa. Ariko iyo ubanje kukimenya ubasha no kumukosora akabyumva. Nyuma y'icyo yakoze hariyo amarangamutima asobanura impamvu yatumye agikora. Niba rero rwose utari umubyeyi wumva umwana we, umenye ko ako kantu ukwiriye kugakwestioninga. Ikintu cya kabiri rero, umubyeyi mwiza ni umubyeyi wigisha adahana gusa. Kuvuga ngo hari ababyeyi benshi dufite uwo muco wo guhana gusa, ariko kwigisha ntabyo dufite. Rero menya neza ko amakosa abana bakora ushobora kumukubita ako kanya pe, icyo yari arimo akora akakireka, ariko ibyo umwigishije nibyo bigira ingaruka nziza ejo hazaza hiwe, kuko arushaho kugenda yibuka za nyigisho wamuhaye. Rero mubyeyi, menya neza ko kubera umwana wawe umubyeyi mwiza ari ukumwigisha mbere yuko cyangwa se mbere yo kwihutira kumuhana. Ikindi kintu cya gatatu, umubyeyi mwiza ni umubyeyi wemera gusaba amakosa. Ababyeyi dukora amakosa menshi atandukanye, ariko gusaba abana bacu imbabazi biragorana. Rero umubyeyi mwiza ni uwemera kuvuga ati mwana wanjye umbabarire, nari nabyibeshyeho. Iryo ni ijambo rifite icyigisho gikomeye ku mwana, kuko nawe bituma akura azi gusaba imbabazi, kandi bituma akura azi neza ko yakoze ikosa, iryo kosa yakoze akaba yabasha kurisabira imbabazi. Ikindi kintu cya kane rero, umubyeyi mwiza ni utagereranya umwana we n'abandi. Ikintu nakivuze n'ubushize, irinde gufata umwana ngo umugereranye n'abandi. Umbwire ngo runaka ni mungana, reba ibyo akora, reba ibyo azi, wowe nta na kimwe uzi. Mbese muri make nta kintu uzigezaho. Yaba hari icyo uzima rero, wari kumeze nk'umwana wa runaka, wari kuba uwa mbere se, waba uzi kwita ku isuku yawe se, waba mbese ibyo bintu byose byo gufata umwana ukamugereranya n'undi ni ibintu bitari byiza, kuko bituma umwana akura atifitiye icyizere. Ikintu cya gatanu rero, umubyeyi mwiza n'utanga amahoro ndetse n'urukundo. Ubushize wowe niba ukurikiranye video yanjye umunsi, ongera usubire inyuma urebe neza, navuze ku bintu byita gukunda umwana icyo bivuze, n'urukundo rw'umwana icyo ruvuze. Rero umwana wese akunda kumva ko ahari ariho hangombwa yagombaga koko kuba, abari kumwe nabo ari abantu bangombwa. Mbese ibintu by'umutekano muke mu rugo ni ibintu byangiza umwana, kandi bigatuma nawe ubwawe arushaho gufata ko uri umubyeyi mubi. Ikintu cya karindwi rero, umubyeyi mwiza ni umubyeyi udatunganye. Ariko
uwo mubyeyi udatunganye buri gihe ahora ashakisha gukora ibyatuma abera umwana we umubyeyi mwiza. nta mubyeyi n'umwe wabaho muri ubu buzima utunganye, ariko ababyeyi benshi batandukanye bahora bashakisha gutungana imbere y'abana babo. uwo niwe mubyeyi mwiza. ukuvuga ngo ni ugerageza gushaka impinduka z'uburyo yashobora kubanira umwana we. uwo niwe mubyeyi mwiza. niba rero ugerageza buri munsi, niba wumva umwana wawe, niba umukunze n'iyo yaba yakosheje, ukamwereka urukundo mu by'ukuri, ukamwereka ko nubwo yakosheje ariko uri umubyeyi we umuri iruhande, ndetse ukanamwigisha icyo agakwiye gukora, uri umubyeyi mwiza. ibyo byose mvuze hejuru ni ibintu 7 biranga umubyeyi mwiza. mu by'ukuri ndabinginze, niba wakoze iyi video kandi ukaba wumva yagufashije, ukore subscribe, like, share and comment. birarushaho gutuma turushaho kwagura izi nyigisho, kandi twese turusheho gukuza abana bacu tubabereye abana beza. murakoze cyane rero, ibiganiro byanjye nakagaruka. ciao ciao, ndabakunda cyane.